Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Ni muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Tunezerewe Imana mu mutima yemeye kubana natwe kandi ikatugirira neza, ikaduha igitondo cyiza cy'umugisha, kandi tunejejwe n'Imana mu mutima ko itwongera iminsi yo kurama. Imana ibaha umugisha. Narababwiye ngo turabakunda, turabasengera kugira ngo Imana ikomeze itugire neza twese, kandi umwuka w'Imana akomeze aganire natwe. Rero mbifurije umunsi w'umugisha, mbifurije guhaha mukaronka, mbifurije umutekano mu mwuka ndetse no mu mubiri, mbifurije amahirwe masa. Mugira amahirwe masa uyu munsi kandi mugubwe neza muri Kristo Yesu. Imana nishimwe cyane. Turi muri ya ntego yacu rero, ubwami ndetse n'umwami. Imana ihabwa icyubahiro. Dufite ijambo rikomeye cyane ry'uko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege, cyangwa se yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwisera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Hanyuma kandi bakundwa, turi abana b'Imana. Cyakoze uko tuzasa ni kurerekanwa gusa, Kristo niyerekanwa tuzasa nawe, ibyo ntawe ubishidikanyaho. Kandi abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kandi niko turi koko. Imana nishimwe cyane. Turi mu isi rero, ijambo ry'Imana riravuga ngo Kristo ni Emmanuel. Imana iri kumwe natwe. Muri twebwe turimo Imana ishimwe. Mu itangiro baratubwiye ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kugira ngo ategeke kandi atware. Ngira ngo twabitinzeho cyane mu buryo bukomeye. Reka mbabwire rero ko Emmanuel Yesu ari muri twe. Imana iri kumwe natwe. Ijambo ryarambwiye ngo muri we inzu irakura ikubakwa neza ku rutare, nyine niho muri Kristo Yesu ikubakwa neza kugira ngo ihinduke inzu iturwamo n'Imana mu mwuka. Muri we turateranywa tugakura neza, tugakura tukaba inzu y'umwuka wera. Kandi Bibiliya yaravuze ngo ntimuzi ko muri insengero z'umwuka wera Imana ituye muri twebwe. Ubwami bw'Imana buri muri twe. Yesu yigeze abwira abantu ati ubwami bw'Imana ntabwo buri kure, buri muri mwebwe. Ubwami bw'Imana buri muri twe. Twabitinzeho cyane yuko Yesu yaje kugarura isura y'Imana mu bwoko bw'Imana. Abari babiri akabagira umwe abikoresheje umusaraba. Kandi nanone kugarura isura y'Imana bivuga ngo yigisha abigishwa be gusenga, aravuga ngo mujye musenga mutya: Data twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Icyo Imana yaje gukora ni ukongera kwestablisha, kongera gushyira ubwami ku isi iri muri twebwe. Yesu yigeze abwira Pilato, aramubwira ati ubwami bwanjye si ubwino. Iyo buza kuba ubw'isi mba nasabye ingabo nyinshi, ariko noneho si ubwino. Iki nicyo cyanzanye hano. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko nubwo yestablishinze ubwami bw'Imana, cyangwa se yubatse, cyangwa se yagaruye ubwami bw'Imana, ubwami bwa Data muri twebwe, ntabwo bivuga ko ubwami bwacu ari ubw'isi. Niyo mpamvu tutagenda nk'abisi, tutavuga nk'abisi, tutitwara nk'abisi, kandi tudakora nk'abisi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turabashyitsi, turabimukira mu isi. Imana ishimwe cyane. Iyo uri umushyitsi rero hari uburyo witwara, hari ibintu udakora. Iyo uri umushyitsi, abenegihugu bashaka kugenda gutya. Ikindi kandi hari n'ibyo utemererwa, kubera ko uri umusuhuke muri icyo gihugu, uri umwenegihugu. Iyo uri impunzi mu gihugu baguha agakarita k'ubuhunzi, bakajya bavuga ati uyu ni impunzi. Hari amategeko atakureba, ntiwatora mu gihugu cy'abandi, hari ibintu utakora mu gihugu cy'abandi. Twebwe rero turabashyitsi n'abimukira mu isi. Niyo mpamvu bimwe tutabisangira na bene igihugu, kubera yuko twebwe ntabwo turi abene igihugu, turi abana b'Imana. Guverinoma yacu ni mu ijuru, turi ubwoko bwatoranijwe, turi ishyanga ryera. Hari ibyo abisi bakora tudakora, hari ibyo bagendamo tutagendamo, hari uburyo babaho tutabayeho gutyo, kubera yuko si iwacu, ntabwo ari igihugu cyacu, kandi nyine ntabwo tunabyemerewe. Mu yandi magambo, kuko uri umusuhuke, uri n'umwimukira. Ntabwo waza ngo uri umushyitsi n'umusuhuke ngo uze usanze ibintu by'abenegihugu ubijugunya ngo ubishyire uko iboneye, bashobora no kugufunga mu gihugu cy'abandi. Aha rero bivuga iki mu buryo bw'umwuka? Umukristo wese agomba kwitwararika. Ni umushyitsi. Ejo ubushyitsi buzarangira, ndakubwije ukuri. Ubusuhuke buzarangira. Bibiliya iravuga ngo nubwo tubabara muri iyi ngando, si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo twebwe tureba ibitaboneka, ibitagaragara, kuko ibiboneka ni iby'igihe gitoya. Tureba kure tukiri muri iyi si, tukareba iwacu muri gakondo. Paul aravuga ngo duterana ibipfunsi ariko ntiduhusha, turasiganwa ariko ntago tumeze nk'abasiganwa muri iyi si, kuko twebwe turashaka gufata ingororano zacu zitangirika. Imana nibaha umugisha rero mu bwami ndetse n'umwami muri ya teme yacu. Reka mbabwire ngo tugiye kureba uyu munsi muri iki gitondo ibintu bidashobora gukorwa mu gihugu cyacu, mu bwami bwacu. Imana ishimwe cyane. Mu bwami bwa Data, mu yandi magambo, hari ibintu bidashobora gukorwamo. Ibi bintu tubivuga byoroshye kugira ngo ubyumve mu buryo
bworoshye. Hanyuma ariko kandi birakomeye mu guhindura ubuzima bw'umuntu. Iyo ubyumvise cyane umwuka wera akagusobanurira, bishobora guhindura ubuzima, bishobora guhindura uko warebaga ibintu ndetse no ko wabagaho. Hari ibintu bitakorerwa mu bwami. Nababwiye yuko buri gihugu kigira amategeko akigenga. Twebwe turi abashyitsi, turabimukira, turi abasuhuke. Amategeko dukurikiza ni ay'ibwami, ni ay'igihugu cyatwohereje. Turi abambasadazi, turi abavugizi b'ingoma ya data, turi abavugizi ba guverinoma y'ibwami, turi abavugizi b'umwami, turi abavugizi ba Kristo, turi abavugizi biwe mu isi. Niyo mpamvu natwe tugira amategeko atugenga, kuko turi abashyitsi, ntitugengwa n'ayo ubwami dusanze. Murabizi neza yuko iyi si ubwayo ifite undi mwami, ariko muri yo turahatuye kandi turabavugizi b'ingoma ya data. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire ngo rero hari ibintu bitarangwa mu gihugu, cyangwa se hari ibintu bidakorwa n'abantu bafite ubwami bwo mu mutima. Bibiliya iravuga ngo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere igice cya 6 ku murongo wa 9, aravuga ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Ntimwishuke abahehesi cyangwa basenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa batingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa bifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nishimwe cyane. Ngo kandi namwe bari bumeze nk'aba ngabo. Abo ni bande rero? Hari ibintu utakora mu bwami bwa data, hari ibintu bidakorwa, hari kirazira. Nta gihugu kitagira kirazira, ntacyo wabona. Mu ndangagaciro z'igihugu, ibihugu byinshi bigira kirazira. Ntibavuga bavuga, ntibakora bakora. Imana ishimwe cyane. No mu ndangagaciro z'abana b'Imana, no mu ndangagaciro z'abakristo bari mu bwami. Ahangaha mbibutse neza yuko ubwami bw'Imana utazashaka kubujyamo ari ukupfuye. Ubwami bw'Imana buri muri twebwe imbere. Rero mu gihe cyo kugaruka k'umwami azasanganirwa n'abasanzwe batuye mu bwami. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo turicaranye nawe mu buryo bw'umwuka mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. So rero bivuga ngo twe turi mu bwami ariko turi mu isi. Imana nibaha umugisha. So rero ninde uzamusanganira? Umunsi azavuza impanda hazazamuka abandi, hazazamuka abasanzwe bari mu bwami. Ubwami bw'Imana buri mu isi, buri gukorera mu isi, bukorera mu bana b'Imana, bukorera mu bera. Ni bande bazumva impanda? Ni abari mu bwami, ni abatuye mu bwami bakiri mu mubiri cyangwa barapfuye. Umuririmbyi aravuga ngo natwe abazaba bakiriho tuzamusanganira, kandi nako Bibiliya ivuga. Ntago bazasinzira bose. Abazumva impanda ni bande? Ni abari mu bwami bakiri mu isi. Abazumva ko Kristo agarutse ni bande? Ni abari mu bwami bakiri mu isi. Ni bande bazaho ibihe byerekera? Ni abari mu bwami bakiri mu isi. Kubera ko umwuka w'Imana uri muri twebwe, umwuka w'Imana ubana natwe. Abari mu bwami rero umva uko bakora. Abari mu bwami hari ibintu bizira bikaziririzwa, hari kirazira mu bwami. Icya mbere, Bibiliya iravuga ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami. Abakiranirwa, icya mbere ngo ntimwishuke abahehesi, abasambanyi, ibitingwa, abagabo bendana cyangwa batinganye, abajura, abifuza, abasinzi, abatukana, abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami. Ese waba unyumvise neza? Ese waba wumvise icyo ijambo ry'Imana rivuze? Hari ibintu byoroha, ibintu bikoroha, ibintu bikiyoroshya. Bibiliya irasobanutse. Reka nkubwire ngo ube muri iyi si wirinde icyaha. Ushize nababwiye ngo ikintu ushobora gutinya gikomeye cyangwa se ushobora kutadiringana nacyo, burya ni icyaha. Guhusha ubushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abangaba ntibashobora kuragwa ubwami. Noneho bongeraho ngo ntimwishuke. Mu yandi magambo, hari uburyo abantu bishuka, hari uburyo umuntu yishuka akavuga ngo urabona ngo urebye ngo buriya hari ababigize neza, baravuga ngo ubuntu bwese bwarabirangije byose. Paul akavuga ngo ariko dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Ntabwo twakomeza kuramira mu byaha. Abantu bakavuga turumva nyine turi abantu turemye mu buntu. Yes, I know, ndabyemera turi abantu, ariko
ku murongo wa 11 hashoje neza ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo ariko mwaruhagiwe mwarejejwe. Nimba harimo abantu buhagiwe bakezwa, byagenze bite? Umva uko byagenze: mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari ibyiringiro bene da. Sinzi amakuru wigeze wumva, sinzi wigeze akubwiriza ubutumwa ntaguhe amakuru y'impamo, nakubwire ko ugomba guhunga icyaha, nakubwire ko ugomba kwirinda icyaha, kuko mu mbuto z'umwuka harimo kwirinda. Imana ishimwe. Nakubwire ko ugomba gutandukana n'icyaha, akabwira ngo komeza ubukore, imbabazi zirahari. Oya, Bibiliya iravuga ngo nunagira ibyago ukakora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese. Ntabwo wakiramiramo, ntabwo wakiryamamo. Nimba ugize ikosa, iyo ugenda mu nzira ushobora kwandura. Birumvikana ugenda mu cyondo ukavuga ngo ntikigukora ku birenge, waba ufite ikibazo. Ariko nimba icyo cyondo kibaye, Bibiliya iravuga ngo mwaruhagiwe mwarejejwe. Byatewe n'iki? Byatewe no gutsindishirizwa n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Dufite ibyiringiro bidakoze isoni. Bakundwa, turi abana b'Imana. Kandi mbabwiza ukuri, ntabwo nje kukubwira ngo uri marayika utuye mu isi, ahubwo mva icyo nje kukubwira. Ushobora kuba mu isi niwemerera Kristo Yesu, niwemerera umwuka w'Imana, niwemerera Imana. Ushobora kuba mu isi ukuhagirwa ukanezwa. Birashoboka 100%. Kubera iki? Ntituza gushidikanya kuri iki kintu, kuko ugikora ni Imana ishobora byose. Ngo kubera yuko mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana. Haleluya. Iyo umwuka w'Imana kurimo, nta kintu utakuva kaminga. Iyo umwuka w'Imana kurimo, nta kintu utanesha. Iyo umwuka w'Imana kurimo, nta cyaha utagenda hejuru. Iyo umwuka w'Imana kurimo, nta cyaha utanesha. Ubusambanyi wabunesha, ubuyese wabunesha, irari warinesha, ubusinzi wabunesha, ubutinganyi wabunesha. Nta kintu na kimwe utanesha umwuka w'Imana kurimo. Ngo mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana, ariko bikozwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nibaha umugisha. Muri iki gitondo ndakwifuriza kunesha. Muri iki gitondo ndakwifuriza kugenda hejuru y'icyaha. Muri iki gitondo ndakwifuriza guhura na Yesu. Muri iki gitondo ndakwifuriza umwuka wera. Muri iki gitondo ndakwifuriza gukomera. Muri iki gitondo ndakwifuriza kurwana n'icyaha kandi ukakinesha. Bitewe n'iki? Utsindishirizwa n'umwuka w'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ikindi, uruhagirwa ukezwa pe, ntibazakubeshye. Wikomeza uramira mu byaha, wikomeza ubiryamyemo, wikomeza mbese isi ni kwigisha ngakubwira ngo ibintu niko biremye, systeme niko ikoze, ariko burya watingana. Never. Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Biravuga iki? Iravuga ngo mbabwire abahehesi, abasenga ibishushanyo, abasambanyi, ibitingwa, cyangwa abagabo bendana, abagabo baryamana n'abandi bagabo, cyangwa se abagore baryamana n'abandi bagabo, icyo ari cyo cyose, abajura, abifuza, aravuga ngo abasinzi, abatukana, abanyazi. Mani dufashe cyane. Hari igihe umuntu gutukana bigira bisanzwe wakigoryo, ariko na Yesu yarabivuze. Aravuga ngo umuntu wita undi ikigori cyayo gicucu ngo abakwiriye gufungwa. Rero batukana ukavuga wa kintu we, ugatukana uko byiboneye, abo ntibaragwa ubwami. Abanyazi, ukanyaga umuntu akaguha amafaranga ukamunyaga, umuntu akagutiza ntutirure. Biriya ni ubunyazi. Ikindi kintu ngo abangaba ntibashobora kugira gute, ntibashobora kuragwa ubwami. Abasambanyi ntibashobora kuragwa ubwami. Abatinganye ntibashobora kuragwa ubwami. Abahehezwa bavuga ngo niko nteye, ngirari ryarandenze, niko naremwe, njyewe numva nikundira umugabo mugenzi wanjye, numva nikundira umugore mugenzi wanjye, niko ndemye. Ntago ari kuremye, kuko Bibiliya ntinakwemerera gukora ibyo bintu. Ubutinganyi ntago buragwa ubwami. Abatingana ntibazaragwa ubwami. Abasambanyi ntibazaragwa ubwami. Bibiliya niko yavuze ngo ntimwishuke, ntimwishuke. Rero hariho kwezwa guturuka mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Hariho kuhagirwa bituruka mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo ariko byose ni umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu niduha umugisha. Imana yacu nitugirire neza. Muri iki gitondo ongera uhure na Kristo. Muri iki gitondo ongera uhure na Yesu. Ndakwingingira Imana kugira ngo ture mu bwami biragusaba guhura na Yesu. Kugira ngo ture mu bwami biragusaba guhura na Kristo. Kugira ngo ube mu bwami ukiri mu isi. Nababwiye ngo ubwami bw'Imana ntituzabujyamo tugiye mu ijuru, cyangwa se imperuka yabaye turimo tukiri mu isi. Rero abantu baburimo bakiri mu isi biriya bintu babyirinda cyane.
kandi si biriya gusa nicyo biriya yabashije kuvuga, n'ibindi birahari ibintu Imana idakunda, ibintu Imana itishimira. Fata liste wongere kuri biriya. Reka nkubwire ngo muri iki gitondo bwira umwuka w'Imana, saba Imana iguhe ku mwuka wayo akurwanira, akuvukamisha ibirimo bigutera ubwoba, ibirimo biguhagarika umutima. Iki gitondo ugubwe neza kandi ugira umunsi mwiza. Uhaye uronke, ariko uronke n'umwuka wera. Uhaye uronke mu buryo bw'umubiri, ariko n'ubugingo burindwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane kandi Yesu nabaha umugisha. Mwakoze, turabakunda kandi tukabasengera. Shalom shalom.